hari imyenda abadayimoni bakwambitse, hari ishusho baguhaye, hari ibara abantu bakumenyereyemo. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi, aya masaha, nawe ukimara kumvira ijwi, uta umwenda wawe uwo Satani yakwambitse w'igisuzuguriro, uwo Satani yakwambitse w'agasuzuguro, uwuta imbere ya Yesu. Wageze imbere ya Yesu ukwitayeho, ugukunda, ukurebana amaso y'impuhwe n'imbabazi, ugufitiye urukundo, ugufitiye imbabazi. Uyu mwanya nawe ari kukubaza ngo urashaka ko nkugirira nde? Mama niyo TV yacu twese, Mama niyo TV, TV yacu twese, Mama niyo TV, TV yacu twese, Mama niyo. Turabaramukije mwese mwebwe abadukurikiye kuri Mama niyo TV, mwese Imana ibahe umugisha abo turi kumwe. Uyu munsi rero dutangiye tuganira ku ijambo ry'Imana riri muri Mariko ibice 10 umurongo wa 46. Tugiye kuvuga ku nkuru za Bartimayo. Ngiye kubabwira intambwe 7 Bartimayo yateye kugira ngo abashe kugera kuri Yesu, cyangwa se kugira ngo abashe guhumuka. Reka rero tutangire dusoma. Mariko ibice 10 umurongo wa 46. Haranditswe ngo, nuko bagereye Yeriko. Akivaniye Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwaga Bartimayo, umusezi w'impumyi, yari yicaye iruhande rw'inzira. Yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari buje, ahera ko arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi babarira. Abantu benshi baramucyaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka ati, mwene Dawidi babarira. Yesu arahagarara arababwira ati, nimumuhamagare. Bahamagara impumyi barayibwira bati, humura araguhamagara. Murongo wa 50, nayo ita umwenda wayo. Nayo ita umwenda wayo. Irabaduka yegera Yesu. Yesu arayibaza ati, urashaka ko nkugirira nde? Iyo mpumyi iramusubiza iti, mwigisha, ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira iti, igendere. Yesu arayibwira ati, igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Uwo mwanya arahumuka, amukurikira mu nzira. Imana ishimwe. Imana nishimwe. Iri jambo ry'Imana tugiye kuganiraho, ndashaka ko tuvuga imirimo y'Imana. Uyu mugabo witwaga Bartimayo, Bibiliya itubwira ko uyu Bartimayo, Bibiliya yavuze ngo yari umusezi w'impumyi. Niko Bibiliya y'Ikinyarwanda yavuze. Uyu ngo yahoraga yicaye iruhande rw'inzira asabiriza abahisi n'abagenzi. Ikindi Bibiliya yatubwiye ko ise yitwaga Timayo. Yari Bartimayo yari umwana wa Timayo, kandi yasabirizaga abahisi n'abagenzi. Icyo Bibiliya ivuga nuko yamenye amakuru, ngo amenye amakuru ko Yesu w'i Nazareti ari buje. Imana nishimwe. Ngo ahera ko arataka cyane. Icyatumye ataka nuko yari yasobanukiwe amakuru. Yari afite amakuru yizewe. Yari azi neza ko Yesu w'i Nazareti ari buje. Yari azi neza ko uje atandukanye n'abandi bose bamunyuragaho. Abamunyuragaho yicaye nta wamuhaga agaciro. Abamunyuragaho ababaye nta wigeze amuha umwanya ngo byibura namuvugishe amuhumurize. Ariko amaze kumenya amakuru, Imana nishimwe, amenya amakuru ko Yesu w'i Nazareti ari buje. Bibiliya yavuze ngo ahera ko arataka cyane, ngo yatatse avuga ngo, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Ndagira ngo mbabwire ko ijwi ritakira Yesu atajya ryirengagiza. Ijwi riciye bugufi imbere ye ntashobora kuryirengagiza. Bibiliya iravuga ngo amaze gutaka, abantu bamunyuragaho n'abari bamukikije ntibigeze baha agaciro ijwi rye, ahubwo ngo batagiye kumucyaha bashaka ngo ahore. Ubundi muri Bibiliya y'Ikinyarwanda iri jambo ryitwa guhora, mu Kinyarwanda cyumvikana, ni ijambo rishaka kuvuga ngo bashakaga ngo azime. Ntabwo bifuzaga kumva ijwi rye. Ariko kuko Yesu ari umunyembabazi, nubwo yari atambutse Yeriko, ariko umwe n'abigishwa be n'abantu benshi, ndi yari afite gahunda y'uko uwo munsi yagombaga gukiza Bartimayo, kuko birivuga ko yari ahanyuze. Ariko kubw'ijwi ryamutakiye rikagera mu matwi ye, haleluya, byatumye ahindukira. Nawe uyu munsi wowe udukurikiye, uyu munsi wowe ukurikiye Mama niyo TV,
uhindukize Yesu mu buzima bwawe, uhindukize Yesu mu mibereho yawe, uhindukize Yesu mu rugo rwawe, uhindukize Yesu muri bizinesi yawe. Yesu akeneye ko nawe umuhindukiza kandi utake, nubwo ibyamuciye intege byari byinshi, nubwo ibyagerageje kumucecekesha byari byinshi, nawe hari ibiri kugucecekesha, ariko nawe yarushijeho gutaka. Imana ishimwe, yakoze ibinyuranye n'ibyo abantu bifuzaga. Hari igihe abadayimoni bajya bagerageza gushaka kugucecekesha, bashaka ngo uzime. Intego nuko bakubona uzima, ibikorwa byawe bigahagarara, kuririmba kwawe bigahagarara, ivugabutumwa muri wowe rigahagarara, guhanura bikahagarara muri wowe, imirimo y'Imana ihesha icyubahiro muri wowe ikazima. Iyo ni intego ya Satani. Ariko nawe b'umunyabwenge, Imana nishimwe, ngo arushaho gutaka, ngo arushaho gutakira Yesu. Yesu nawe arahindukira, ngo ahita abwira bamucecekeshaga ngo nimumubwire ahaguruke ahagarare. Imana nishimwe, amaze guhagarara birayatubwiye ngo baramwegera baramubwira ngo Yesu aravuze ngo haguruka uhagarare. Maze ngo Yesu nawe ahita atera intambwe aramwegera, ngo aramubaza ngo urashaka ko nkugirira ndi? Ngo ahita amubwira ngo mwigisha, databuja, icyo nshaka ni uguhumuka. Nubwo yari afite ibyifuzo byinshi, biragaragara ko hariya yari amaze imyaka myinshi, birantigaragaza imyaka yari ahamaze, ariko yari ahasonzeye, yari ahambariye ubusa, yari ahafitiye umubabaro. Ariko Yesu amubajije ijambo rimwe ngo urashaka ko nkukorera iki? Yaramubwiye ngo databuja, ndashaka guhumuka. Kuko yari azi ko icyifuzo kimwe gusa mu buzima nicyo cyari cyaramuteye ibi bibazo byose yari afite, nuko yari impumyi. Ariko amenya ko Yesu namuhumura akamuhagurutsa aho ngaho yahoraga yicaye, yari azi ko ibyifuzo byose yari afite biraba bishubijwe. Imana nishimwe. Nawe uyu munsi wowe nkurikiye, uyu munsi wowe turi kumwe, aho ngaho uri mu rugo rwawe, aho ngaho uri mu kazi kawe, aho ngaho uri mu mibereho yawe, aho wicaye mu muryango wawe, aho umaze iminsi urwaye utabasha kugenda, utabasha guhaguruka, utabasha kumenya ibikorwa, utabasha kumenya aho ibihe bigeze, nawe Yesu ni wowe ari kuvugana nawe ngo urashaka ko akugirira ate? Urashaka ko akora iki? Urifuza ko agufasha iki? Nawe usubiza icyo kiri mu mutima wawe. Imana nishimwe. Aramusubiza ngo databuja, ndashaka guhumuka, ndashaka gukira. Bibiliya yavuze ngo nuko Yesu aramureba aramwitegereza, aramubwira ngo mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije. Bibiliya yavuze ngo uwo mwanya wari impumyi arahumuka, maze amukurikira mu nzira. Hariya ku murongo wa 50 twasomye ijambo rivuga ngo Yesu akimara kumuvugisha ngo yahise ata umwenda we. Iyi impumyi ita umwenda wayo, nayo ita umwenda wayo. Hari imyenda abadayimoni bakwambitse, hari ishusho baguhaye, hari ibara abantu bakumenyereyemo. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi, aya masaha, nawe ukimara kumvira ijwi, uta umwenda wawe uwo Satani yakwambitse w'igisuzuguriro, uwo Satani yakwambitse w'agasuzuguro, uwuta imbere ya Yesu. Wageze imbere ya Yesu ukwitayeho, ugukunda, urebana amaso y'impuhwe n'imbabazi, ugufitiye urukundo, ugufitiye imbabazi. Uyu mwanya nawe ari kukubaza ngo urashaka ko nkugirira nde? Emera nawe wiyambure ibyo Satani yakwambitse. Niba ari agasuzuguro, niba ari umujinya, niba ari uburaya, niba ari ubwomanzi, niba ari ukunywa itabi, niba ari ukunywa urumogi, sinzi umwenda utindanya aho ngaho hafi y'inzira, ariko uyu munsi birakwiye ngo uve iruhande rw'inzira ujye mu nzira. Imana nishimwe. Rero birakwiye kugira ngo nawe utekereze. Yesu niwe ari kuvugana nawe muri iri jwi, ari kuvugana nawe muri iri jambo, ari kuvugana nawe aya masaha, ari kukubwira ngo ahangaha umaze igihe iruhande rw'inzira, ntabwo ahangaha iruhande rw'inzira amakuru yaho ntiyizewe. Ukwiye kubana na Yesu ukagendana nawe mu rugendo, ukwiye kubana na Yesu ukagendana nawe mu buzima bwawe bwa buri munsi, ukwiye kubana na Yesu mu rugo rwawe, akaguha ishusho y'urugo rwawe, akaguha inama z'urugo rwawe, akaguha inama z'ubuzima bwawe. Yesu ngo aramubaza ngo urashaka ko nkugirira nde? Arangije aravuga ngo databuja, ndashaka guhumuka. Ntabwo ubu buhumyi bw'umutima, biragaragara ko wowe amaso y'inyuma arareba, ariko ufite ubuhumyi bw'umuntu w'imbere. Umuntu w'imbere wawe birakwiye ngo nawe ahumuke, abashe kubona Imana. Imana nishimwe. Ntabwo iyo umuntu ari impumyi arenga mu rugo rwe,
iyo umuntu ari impumyi arenga aho akwiye kujya, iyo umuntu ari impumyi ntamenya aho akwiye kwicara, iyo umuntu ari impumyi ntamenya aho akwiye kuvugira, iyo umuntu ari impumyi ntamenya aho akwiye kuryama. Umuntu w'impumyi arahwiragira, rimwe na rimwe umusanga hatakabaye yisanga, yicara hatakabaye yicara, akorera hatakabaye akorera, akora ibyo atakabaye akora. Uyu munsi Imana iguhumure mu izina rya Yesu Kristo. Nawe ndakwifuriza guhumuka, nawe ndakwifuriza kureba. Yesu nabana nawe, Yesu nakwegera, Yesu navugana n'umutima wawe, Yesu nagukora ku maso. Uratangira ujya uyerekwa, urareba ibyo utabonaga, urakora ibyo utakoraga, urashobora ibyari byarakunaniye, uragera aho utajya kugera. Imana aya masaha iri kuvugana n'umutima wawe ngo nawe ukwiye guhumuka, ukwiye guhumuka. Amaso iyo yamaze guhuma ntabwo ubasha kureba ibyo wakabaye ureba. Uyu munsi nuhumuka wa mugabo we, wowe iri jwi riri kuvugana nawe, urabona amaso yawe agahumuka, urabona umugore wawe ko ari mwiza, urabona umutware wawe ko ari mwiza, urabona umuryango wawe ko ari beza, urabona abana bawe ko ari beza, urabona ababyeyi bawe ko ari beza. Ikibazo cy'ubuhumyi cyatumye utabona neza. Rimwe na rimwe ureba ibintu uko bitari, wumva ibintu uko bitari, rimwe na rimwe ukora ibyo utagombaga gukora. Ariko uyu munsi iri jwi riri kuvugana nawe, nawe uva iruhande rw'inzira ukurikire Yesu mu nzira. Imana ishimwe. Aya masaha nkwifurije guhura na Yesu, aya masaha nkwifurije kuvugana na Yesu. Ngiye kukubwira intambwe 7 Bayitoromayi yateye nyuma yo kwiyambura umwenda w'ubuhumyi akawuta imbere ya Yesu. Nawe uyu munsi ugira ibintu uti imbere ya Yesu. Aya masaha ugira ibintu uti imbere ya Yesu. Aya masaha ugira ibintu ujugunye imbere ye byari bikuremereye, byatumaga ishusho yawe yanya itagaragara. Uhita imbere ya Yesu. Imana nishimwe. Icyambere cyatumye agera ku ntego yo guhumuka, icyambere yumvishije ijwi. Haleluya. Yagize kumva ijwi. Uyu munsi nkwifurije ijwi ry'Imana, kumva ijwi ry'Imana. Niyo mpamvu umwanditsi w'urwandiko rw'Abaheburayo yaravuze ngo uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima. Nkwifurije kumva ijwi rikomanga ku rugi rw'umutima wawe, rikomanga mu bitekerezo byawe, rikomanga mu buzima bwawe. Uyu munsi nkwifurije kumva ijwi ry'Imana. Iyi ntambwe ya kabiri yateye yagize gutaka cyane. Uku gutaka bigereranywa na wa muririmbyi wa 207 yaravuze ngo wabatinyutse ibyago byose naza kurikira umwami Yesu. Aravuga ngo ntabwo azacogozwa n'incamugongo, ngo ahubwo abazimubwira nibo bazagwa. Aravuga ngo kandi abanzi be bose ntabwo bamugarura mu nzira yahisemo ijya mu ijuru. Ndagira ngo mbabwire ko uyu munsi wa none ibiduca intege birahari, ibyakunaniza birahari, ibigucogoza muri business birahari, ibiteza igihombo birahari, ibiteza uburwayi birahari, ibiteza ingorane birahari, ibitwara umunezero wawe birahari ku buzima bwawe. Ariko nkwifurije guhagararana n'Imana, nkwifurije kubana n'Imana, nkwifurije guhura na Yesu abashe kubana nawe kandi ugire gutaka. Uku gutaka bigereranywa n'amasengesho, aho mu rwandiko rwa Yakobo 5:16 yaravuze ngo mwaturirane ibyaha byanyu musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi, ariko cyane yasenganye umwete. Ongera uhaguruke, uva iruhande rw'inzira, uhagararane n'abasenga. Ongera uhaguruke, ushake Yesu, usengeye uburyo bwose. Ongera uhaguruke, ivuga butumwa ryongere rikomeze muri wowe. Ongera uhaguruke, uva iruhande rw'inzira. Nujya mu nzira, Yesu aragutera inkunga mu bikorwa bye. Nuhagarara mu nzira, Yesu aragushyigikira, arabasha gufinansa ibikorwa byawe. Ba hafi ya Yesu. Icya gatatu yagize kudacika intege. Kudacika intege. Ibiduca intege birahari, ariko nkwifurije kudacika intege. Nubwo ibiguca intege bihari, nubwo ibikunaniza bihari, nubwo ibicantege bihari, ariko nkwifurije kudacika intege. Imana nishimwe. Ibicantege birahari, ibigeragezo birahari, amakuba arahari mu mpande zose. Mu muryango ibiguca intege birahari, mu rubyaro rwawe ibiguca intege birahari, mu baturanyi ibiguca intege bibaturutsemo birahari, mu kazi aho ukorera ibiguca intege bibaturutsemo birahari, mu baturanyi ibiguca intege birahari, mu bavukanyi ibiguca intege birahari, mu bakomeye n'aboroheje ibicantege birahari. Ibituruka impande zose biguca intege birahari, ariko nkwifurije gukomera muri Kristo Yesu. Imana nishimwe. Kudaha agaciro abaguca intege. Icya kane ni ukudaha agaciro ibicantege. Ibicantege biri impande zose.
kandi ibitembo bimena amavuta bicometse impande zose kuruta ibiyazana. Ariko nkwifurije kudacika intege, wiha agaciro abaguca intege, wiha agaciro abakwanga, wiha agaciro abagusuzugura. Buryo hari abagusuzugura hari n'abakubaha, yo hari abakurwanya hari n'abagukunda, yo hari abagusenya hari n'abagusengera, yo hari abakunaniza hari n'abagushyigikira, yo hari abataguha agaciro hari n'abaguha agaciro. Ibyo byose ni ibintu biri mu rugendo rwacu rwo kugira ngo tugere aho Yesu ari. Nkwifurije uyu munsi guhura na Yesu umunyembabazi nyinshi, nkwifurije guhura na Yesu ubasha kugushyigikira mu migambi yawe yose, nkwifurije guhura na Yesu ubasha kukuba hafi kuruta abandi bantu. Imana nishimwe. Kudaha agaciro abaguca intege ni ikintu cya kane, n'intambwe ya kane. Ikindi cya gatanu cyamuranze, yagize kwimenyaho ikibazo. Yesu yaramubajije ngo urashaka ko nkugirira nde? Hari igihe umuntu ajya aba mu kibazo ariko ntagire no kwimenya. Hari igihe umuntu ajya agira uburwayi ntamenye ko arwaye. Hari igihe umuntu ajya aba umunyantege nke ntamenye ko ari umunyantege nke. Hari igihe umuntu aba umugome ntabyimenyeho mu mutima we ko ari umugome, ariko we n'umutima wawe mubiziranyeho. Uyu munsi hura na Yesu. Nuhura na Yesu urabasha kwimenya. Zakayo agihura na Yesu, nusoma inkuru za Zakayo hariya muri Luka 19, nusoma neza Zakayo umunsi yahuraga na Yesu nibwo yamenye ko yari umwambuzi, nibwo yamenye ko yari iby'abakene, yiyemeza gufata imigabane yo gufashisha abakene, yiyemeza no kuriha abo yari yarambuye. Nuko yari yahuye na Yesu. Iyo umuntu ahuye na Yesu ajya abasha kwimenya, ukimenyaho ububi, ukimenyaho intege nke, ukimenyaho amakuba, ukimenyaho ububi bwinshi, ukimenyaho ibyaha. We n'umutima wawe muraziranye, ariko utarahura na Yesu ntiwimenya. Ukora nabi ukumva ko ariko wakabaye ukora, witwara nabi ukumva ko ariko wakabaye witwara, uvuga nabi ukumva ko ari byo bikwiriye umugabo, urasebanya ukavuga amagambo menshi ugasebya bene se ukumva ko ari byo wakabaye ukora. Nuko utarahura na Yesu. Aya masango ifurije guhura na Yesu ni wowe utubashisha kwimenya, umuntu akimenyaho ikibazo. Imana ishimwe. Nawe nkwifurije kwimenya mu buzima bwawe. Birakwiye ngo wimenye, birakwiye ngo wisobanukirwe, birakwiye ngo witekerezeho. Ukwiye kwiyinira, ukwiye kwitekerezaho mu buzima bwawe ukabasha kubana na Yesu. Ikindi cya gatandatu yagize kwizera. Intambwe ya gatandatu ni ukwizera. Bibiliya iravuga ngo utizera ntashobora kunezeza Imana. Reka mbabwire wowe unteze amatwi, watakaje kwizera, utakaza ibyiringiro, ukwiye kugirira Imana icyizere. Iyavuganye nawe niyo kwizerwa, iyagambiriye ibyiza kuri wowe no kubikora izabikora. Ntabwo Imana yavuze ibyo idashoboye gukora. Iyavuganye nawe mu myaka ya kera n'uyu munsi n'ikivugana nawe. Nubwo haba hashize igihe, ibyo yavuze ntibikurwaho n'igihe. Ntabwo bihagarikwa no kuba warageragejwe cyane, ntibikurwaho no kuba uyu munsi umugabo yaragutaye, ntibikurwaho no kuba uyu munsi umugore yaragutaye, ntibikurwaho uyu munsi no kuba abana barakurumbiye, ntabwo bizakurwaho no kuba abaturanyi batakumva, ntibikurwaho no kuba urwayi ubumaranye igihe kirekire. Yavuganye nawe niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Kandi wowe ubwawe n'umutima wawe emerera Yesu, Yesu akube hafi. Emerera Yesu, Yesu agushyigikire. Emerera Yesu, Yesu agutera inkunga. Emerera Yesu umukingurira umutima wawe. Emerera Yesu abo umugenga w'ubugingo bwawe. Emerera Yesu akubere byose muri byose. Imana nishimwe. Kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazabura kubaho. Imana nishimwe. Watakaje kwizera, ibyiringiro byagushizemo. Ndagutera inkunga y'iri jambo rikubwira ngo vi ruhande rw'inzira ukurikire Yesu mu nzira. Wagize ingorane zo guhura n'abari ruhande rw'inzira ugira ngo kugenda nabi nibyo bigezweho. Wagize ingorane zo guhura n'abari ruhande rw'inzira. Abari ruhande rw'inzira bafite amakuru y'uruhande rw'inzira ariko ntibafite amakuru y'abari mu nzira. Warahageze uhuye nabo ugira ngo niko ukwiye kubaho, ugira ngo niko ukwiye kugenda, ugira ngo niko ukwiye kwitwara. Wagize ingorane zo guhura n'abari ruhande rw'inzira, ariko uyu munsi nkwifurije kugira ngo Imana iguhindurire inshuti nzima, iguhe inshuti nzima z'abari mu nzira, ikurinde inshuti z'abari ruhande rw'inzira. Abari ruhande rw'inzira bakunywesheje inzoga, abari ruhande rw'inzira bakujyanye mu busambanyi, abari ruhande rw'inzira baguciye intege bakumvisha ko Imana itabaho, abari ruhande rw'inzira bakunywesheje itabi,
ibyo ni ibitekerezo by'abari iruhande rw'inzira. Nkwifurije aya masaha guhura na Yesu, akukura iruhande rw'inzira, agusige mu nzira, utangire ubuzima bushya mu buzima bwawe bwo kugendana na Yesu. Utangire ubuzima bushya mu mvugo, utangire ubuzima bushya mu mikorere yawe, utangire ubuzima bushya muri business, utangire ubuzima bushya mu rugo rwawe, babone ko wahindutse. Utangire ubuzima bushya mu baturanyi, bamenye ko wahuye na Yesu. Utangire ubuzima bushya mu bucuruzi bwawe, ugire ukuri, bakubone nk'umunyakuri. Utangire ubuzima bushya mu buzima bwawe bwa buri munsi, uhure na Yesu, uhindura umuntu agahinduka, uhindura ingeso zigahinduka, uhindura ibikorwa bigahinduka, uhindura imvugo zigahinduka, uhindura imyambarire igahinduka, uhindura imyitwarire igahinduka, uhinduke rwose ugize umutima mushya nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Aya masaha uva iruhande rw'inzira, ugendane na Yesu mu nzira. Imana ishimwe. Ikindi cya karindwi cyamuranze ni ukubwiza Yesu ukuri. Yageze kubwiza Yesu ukuri. Ndashaka kubabwira ngo yageze kubwiza Yesu ukuri. Ukuri n'ubunyangamugayo byagaragaye muri we. Yabwije Yesu ukuri, bimuhesha amahirwe yo gukira. Imana nishimwe. Uyu munsi wowe uracyagira ukuri? Uracyagira ukuri mu bucuruzi bwawe? Uracyagira ukuri mu mvugo zawe? Uracyagira ukuri mu magambo uvuga? Uracyagira ukuri mu myitwarire yawe? Uracyagira ukuri muri karitsiye yawe utuye? Uracyagira ukuri ku mutware wawe? Uracyabwiza ukuri umugabo wawe? Uracyabwiza ukuri ababyeyi bawe? Uracyabwiza ukuri abana bawe? Uracyabwiza ukuri abaturanyi bawe? Uracyagira ukuri muri bene so mukorana umurimo? Uracyagira ukuri kuri telefoni yawe ugenda utunze? Uracyagira ukuri? Bigenzure nawe ubwawe n'umutima wawe mubiziranyeho mu ibanga ry'umutima wawe. Iyo umuntu akoresha ikinyoma, usanga amahirwe yaba makeya. Hari amahirwe wabuze kubera ko uri umunyabinyoma. Hari abantu batagushakiraho ukuri kuko bazi ko utagufite. Hari abatakugisha inama kuko bazi ko utari umunyakuri waboreka. Ariko nkwifurije kuba umunyakuri. Imana nishimwe. Ndakwifuriza kuba umunyakuri. Ndakwifuriza kuba umuntu w'intangarugero. Ndakwifuriza kuba umuntu w'inyangamugayo. Ndakwifuriza gutera intambwe ivi iruhande rw'inzira, ahubwo uyu munsi uhure na Yesu, ukurikire Yesu mu nzira, ugendane na Yesu mu nzira. Imana nishimwe. Biragaragara ko yakijije Bayitoromayo, uyu munsi nawe yagukiza. Yakijije Bayitoromayo ikamukura iruhande rw'inzira, uyu munsi nawe yagukiza. Uwakuye Bayitoromayo iruhande rw'inzira akamusiga mu nzira, uyu munsi nawe yakugirira neza. Ntarobanura ku butoni. Mu mahanga yose niko umwanditsi w'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa yavuze. Yaravuze ngo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Nkwifurije kwemerwa n'Imana. Vi iruhande rw'inzira, ukurikire Yesu mu nzira. Imana nishimwe. Uyu mwanya ndagira ngo witekerezeho wowe turi kumwe. Witekerezeho mu buzima bwawe. Ese mu byo uvuga, mu byo ukora, mu myitwarire, mu myambarire, mu bucuruzi bwawe, muri business yawe, mu muryango wawe, mu ngeso zawe, mu myumvire yawe, muri botike aho ukorera, mu iduka aho ukorera hariya kuri iriya seta, aho ukorera muri bagenzi bawe mwari iriya soko, aho ukorera aho hariya muri ofisi, aho muri ofisi. Ese uyu munsi wa none bagenzi bawe bagutangira ubuhamya? Ese ubuhamya bwawe buva aho ukorera no mu bo mubana buragaragaza kuri mu nzira? Bakureba nk'umugenzi ujya mu ijuru cyangwa barakureba nk'uri iruhande rw'inzira? Bene data bakundwa, bashiki banjye, mbifurije gutekereza kuri iri jambo. Tugiye gusenga Imana, nawe ubwawe usubize mu ibanga ry'umutima wawe, utekereze. Muri izi ntambwe zirindwi ushobora kuba ukeneye kumva ijwi ry'Imana. Ibintu birindwi byagufasha gutera intambwe ukagera kuri Yesu. Ibintu birindwi byagufasha gutera intambwe ukagera ku ntego. Ibintu birindwi byagufasha gutera intambwe ukagera kuri Yesu. Intambwe zirindwi watera ukabasha kwakira igitangaza uyu munsi we turi kumwe. Icyambere ni ukumva ijwi, kwifurije kumva ijwi ry'Imana. Icya kabiri ni ukutaka cyane bigeranwa no gusenga, kwifurije kongera kubaduka ukava iruhande rw'inzira ugashakana Imana umwete, kuko abayishakana umwete nibo bazayibona. Icya gatatu nkwifurije kudacika intege nubwo ibicantege bihari,
ariko wongere uhaguruke mu mbaraga. Gucika intege bisimburwe no kujya mu mbaraga. Icya kane ni ukudaha agaciro ibicantege cyangwa abaguca intege. Iki ni icyatuma ugera ku ntego ugahora na Yesu uyu munsi. Icya gatanu ni ukwimenyaho ikibazo. Ntubu umupfapfa, ntubu umunyantege nke, ntiwiyobagize, ahubwo wowe ubwawe wimenyeho ikibazo. Ni wowe ubwawe uzi ikibazo umaranye igihe, ni wowe uzi ikiruhije umutima wawe, ni wowe uzi ikikubuza gusinzira, ni wowe uzi icyatumye uba ikibazo mu muryango n'aho ukorera. Wowe ubwawe ubiziho ikibazo mu ibanga ry'umutima wawe, mu biziranye wowe n'umutima wawe. Ikindi cya gatandatu yagize kwizera. Kwifurije gutera intambwe